Iyi ndirimbo birashoboka ko waba warayumvise inshuro irenze imwe. Iyi yose waba warayumvise kangahe? Alicia na Germaine nibo ba nyirazo. Ni abakobwa babiri bavukana bakomoka mu karere ka Rwabo mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, akaba ari naho batuye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mateka yabo, ariko twibande cyane cyane ku rugendo rwabo rw'umuziki guhera mu mwaka wa 2024 kugera muri uyu mwaka wa 2026. Germaine, Alicia yavutse ku wa 24 Ukwakira mu mwaka wa 2003, akaba ari we mukuru. Mu gihe Germaine we yavutse ku wa 18 Ukuboza 2006. Ni abakobwa b'abanyempano binjiye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, bakaba baramenyekanye nk'itsinda rigizwe n'abavandimwe biyemeje gukorera Imana binyuze mu ndirimbo. Kuba ari abavandimwe byatumye bagira ubumwe budasanzwe mu byo bakora, by'umwihariko mu bijyanye n'umuziki, kuba basangiye indangagaciro, imyemerere n'intego. Alicia na Germaine ni abakristo bo mu itorero rya ADPR, bakaba barakuze barererwa mu muryango ukunda Imana kandi wubaha impano z'abana. Kuririmba ni kimwe mu bintu byaranze ubuzima bwabo kuva bakiri bato, kuko byabaye igice cy'imibereho yabo ya buri munsi, haba mu rugo no mu rusengero. Bemeza ko umuziki atari ibintu bagiyemo bahatiriza, ahubwo ko ari impano yagiye igaragara uko bagendaga bakura, igahabwa umwanya mu buzima bwabo. Itsinda ryabo rigizwe na Ufitimana Alicia, ari nawe mukuru, akaba ari umunyeshuri muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, aho yiga ubuganga. Nubwo yiga amasomo akomeye asaba umwanya n'imbaraga nyinshi, Alicia yemeza ko atazigera ari ku muziki kuko awufata nk'umurimo w'Imana kandi akawufata nk'inzira yo kurokora abantu. Kuba ari umunyeshuri ntibyabaye imbogamizi, ahubwo byamuhaye umurongo wo kumenya guhuza inshingano z'ishuri n'umurimo wo kuramya Imana. Undi ugize iri tsinda ni Ufitimana Germaine, murumuna wa Alicia. Uyu we arakiga mu mashuri yisumbuye mu ishami ry'indimi n'ubuvanganzo ku kigo cya Groupe Notre Dame d'Afrique de Nyundo giherereye mu karere ka Rwabo. Germaine nawe yakuze akunda kuririmba, ariko kubera amasomo yaje kugorwa no kubona umwanya uhagije wo gukomeza kwitabira ibikorwa bya korali. Icyakora gukunda kuririmba ntibyigeze bimuvamo, ahubwo byakomeje kuba igice cy'ubuzima bwe. Alicia na Germaine bemeza ko kuririmba atari ukwinezeza gusa, ahubwo bavuga ko ari inshingano yo kugeza ubutumwa bwiza ku bantu. Bafata umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana nk'umurimo ufite uruhare mu gufasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, by'umwihariko abafite imitwaro y'ubuzima, abababaye, abacitse intege, n'abatagira umwanya uhagije wo kujya mu rusengero cyangwa gufata igihe ngo basome ijambo ry'Imana. Bemeranya ko indirimbo ari ururimi rusobanutse rugera kuri benshi, rwinjira mu mutima w'umuntu vuba kandi rugahindura umuntu atabanje kubishyiramo imbaraga nyinshi. Urugendo rwabo mu muziki rushingiye cyane ku muryango wabo. Se wabo Ufitimana Innocent niwe ubahagarariye kandi akaba ari we ubafasha mu byemezo by'ubuhanzi. Kuba yarigeze nawe kuba mu bijyanye n'umuziki byatumye abasha gusobanukirwa impano z'abakobwa hakiri kare, azitaho mu buryo bufite icyerekezo. Umuryango wabo wagize uruhare runini mu kubashyigikira, haba mu bitekerezo, mu myanzuro no mu kubaha icyerekezo gishingiye ku ndangagaciro z'Imana. Alicia na Germaine bemeza ko amahitamo yabo yo kwinjira mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana ataje kubw'impanuka, ahubwo ngo yaje ari umwanzuro bafashe bashingiye ku rukundo bakunda kuririmba no gukorera Imana. Bavuga ko nubwo hari izindi njyana nyinshi z'umuziki ziriho, bahisemo gukomeza mu murongo wo kuramya Imana kuko ariho bumva bafite amahoro n'umutekano wo mu mutima. Nk'abahanzi bashya mu ruhando rw'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Alicia na Germaine biyumva nk'abatangiye urugendo rurerure bafite intego yo gukorera Imana no gufasha abantu. Bemeza ko ibyo bakora baba batagamije kwiyerekana cyangwa kwamamara gusa, ahubwo ko baba bagamije kugira uruhare mu guhindura ubuzima bw'abandi binyuze mu mpano Imana yabahaye. Ku bwabo umuziki ni umuhamagaro, si akazi gasanzwe. Nubwo bakuze bakunda kuririmba, mu mwaka wa 2022 nibwo bafashe icyemezo cyo kwinjira muri studio ku mugaragaro, bagatangira urugendo rwa muzika nk'umuhamagaro w'Imana aho kuba impano isanzwe. Indirimbo ya mbere bayise Urufatiro ikaba ariyo yabaye intandaro y'urugendo rwabo mu muziki ku mugaragaro. Iyo ndirimbo igisohoka mu masaha make gusa yahise yigarura imitima ya benshi, ikoreshwa ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro by'abantu batandukanye, bisa nk'aho abakunzi babo babahaye ikaze mu ruhando rwo kuramya binyuze mu muziki. Icyo gihe hari ku wa 17 Mata 2024, ubwo bwiza bw'amajwi n'amashusho by'indirimbo bwatumye bamwe mu bayibonye bagira amarangamutima atandukanye, kugeza ubwo hari abatekereje ko Alicia na Germaine bashobora kuba ari bo Vestina na Dorcas, irindi tsinda rizwi cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda. Ibi byatewe n'uko abakobwa bavukana bagaragara muri iyi ndirimbo bambaye imyambaro irimo ingofero zisa n'izo Vestina na Dorcas bagaragaye bambaye mu ndirimbo yabo Umutaka.
Byongeye kandi ku mbuga nkoranyambaga hari abatanze ibitekerezo bavuga ko bishimiye ukuntu Alicia na Germaine basa neza mu isura, ko bangana ndetse bakagira amajwi meza cyane yo kuramya Imana. Ibintu byatumye itsinda ryabo ritera abandi amatsiko bakirukira ku muyoboro wabo wa YouTube ngo birebere amasura yabo. Ku bijyanye n'imyambarire hatanzwe ibisobanuro ko mama wabo ari we wahisemo imyenda bambaye agendeye ku by'indirimbo ivuga n'amashusho yafatiwe. Yagaragaje ko nta kwigana kwari kugamijwe, ahubwo ko intego yari uguhitamo imyambarire ijyanye n'ubutumwa bw'indirimbo no gukora amashusho meza kandi abereye ijisho. Ariko ibi byose tugarutseho kuri iyi ndirimbo ntabwo ari byo by'ingenzi, ahubwo bwari uburyo bwo kumvikanisha ikintu gitangaje cy'ukuntu aba bana bakomoka mu muryango w'abahanzi gusa, aho na mama wabo bwite afata umwanzuro ku myambarire ahuje n'ikiririmbwa. Umuryango wabo, yaba se yaba nyina ndetse n'abana, bisanze mu muryango w'abahanzi. Urufatiro ni indirimbo Alicia na Germaine bavuga ko ifite umwihariko ukomeye kuko yanditswe na se wabo ufite impano inusa. Nyuma yo kuyandika yabigishije amagambo n'ibisobanuro byayo maze bayumva neza banagira amatsiko yo kuzareba uko izakirwa nisohoka. Ikijya hanze yabaye intambwe ya mbere ikomeye kuri Alicia na Germaine kuko ariwe bafunguriye amarembo yo kumenyekana ku ruhando rw'abahanzi baramya Imana. Iyi ndirimbo yagaragaje neza icyerekezo cyabo nk'itsinda, igaragaza ko bagamije gutanga ubutumwa bwiza bwubaka, buhumuriza kandi bushimangira ukwizera kw'abantu ku Mana. Kuva icyo gihe ibihangano byabo byagiye bikurikirana mu murongo uhamye, bifitanye isano kandi bigaragaza icyerekezo kimwe. Nyuma y'intsinzi y'indirimbo Urufatiro, Alicia na Germaine bongeye guteguza abakunzi babo indirimbo kandi bayishyira hanze. Iyo ndirimbo bayise Rugaba, ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane. Iyi ndirimbo yaje nk'igisubizo ku bashidikanyaga, igaragaza Yesu nk'umwami ugaba byose, ufite ububasha ku isi n'ijuru. Rugaba yakuye benshi mu mwijima wo gushidikanya, ibibutsa ko nubwo umuntu yacibwa intege n'ibihe, hari umwami ugaba byose kandi uzabe. Mu gukomeza uwo murongo wabo wo kuririmba, bashyize hanze indirimbo yitwa Wa Mugabo, yasohotse kuwa 18 Ukuboza 2024, bayiterura umwaka wa 2025 kuko yari igenewe kwinjiza abantu mu mwaka mushya bari mu mwuka wo kuramya no guhimbaza Imana. Wa Mugabo ni indirimbo ivuga kuri Yesu nk'umugabo utabara, atagishije inama, uharanira gutabara be n'igihe isi bayabatereranye. Amagambo yayo agaragaza ubuzima bwa buri munsi bw'abantu bahura n'akaga, gutereranwa, kwiheba n'ibigeragezo, ariko Yesu akabibuka atibukijwe n'umuntu n'umwe. Iyi ndirimbo yanditswe na Alicia na Germaine, amajwi yayo agatunganyirizwa muri ABA Music Rwabo babarizwamo. Yashimangiye ko itsinda ryabo ryari rikomeje gukura mu myandikire no mu gutanga ubutumwa bufatika. Nyuma y'izo ndirimbo 3, abo baramyi bateguje indirimbo nshya bise Ihumure, hashize iminsi mike bubahiriza isezerano ryabo. Ni indirimbo nziza igamije gukomeza gusana imitima y'abantu banyuze mu bihe bigoye. Ihumure yaje ko kari ihumure, iza nk'indirimbo yo gukomeza abacitse intege. Ku wa 5 Kamena 2025, amateka yabo yarahindutse. Alicia na Germaine bashyize hanze indirimbo y'amashusho yitwa Uriyo, yanditswe na Niyo Bosco afatanyije nabo. Uriyo yakiriwe neza cyane ku rwego rudasanzwe, igera ku mubare munini w'abayirebye kuri YouTube mu gihe gito. Kugeza ubu niyo ndirimbo yabaye iya mbere mu kurebwa cyane kuri YouTube mu ndirimbo zabo, aho kuri uyu munsi imibare igeze mu 840 birenga. Ku wa 27 Kanama 2025 bashyize hanze Ndahiriwe, indirimbo yishimwe n'ibyiringiro yanditswe na Alicia na Germaine hamwe na papa wabo. Iyi ndirimbo ivuga ko by'Imana yakoze mu buzima bwabo, aho yabaye isoko y'ibyiringiro by'ejo hazaza. Kuri uyu munsi wa none nabwo ntibatuje. Ku wa 14 Mutarama, Alicia na Germaine bashyize hanze indirimbo y'amashusho bise Ibendera. Ni indirimbo iri mu njyana y'amapiyano. Iyi ndirimbo ifite ubutumwa bwo kwibutsa abizera ko ibendera rya Yesu Kristo ritazigera rimanurwa n'ibigeragezo byaba bikomeye. Amashusho yayo agaragaramo udushya twinshi turimo gukoresha drone, amafarashi n'ababyinnyi bo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ibyahaye indirimbo kugira isura mpuzamahanga. Ibendera ni igihamya cy'uko Alicia na Germaine bakomeje guhuza injyana z'iki gihe n'ubutumwa bwiza. Mu gihe bari bamaze umwaka umwe gusa binjiye mu muziki, Alicia na Germaine begukanye igihembo cya Best Gospel Artist muri Rwabo Music Award 2025, bakomeza kwigarurira imitima ya benshi. Kuri ubu bafite abarenga 80,000 ku muyoboro wa YouTube bahisemo gukora subscribe, aho indirimbo zabo nk'Urufatiro, Rugaba, Wa Mugabo, Ihumure na Uriyo, Ndahiriwe, Utibagiwe n'Ibendera zikomeje kurebwa cyane umunsi ku wundi. Bakaba ari bo tsinda ry'abakobwa batarashaka risigaye ari irya mbere muri ADPR rikomeye cyane, kuko bakuru babo Vestina na Dorcas, Vestina we yavuyemo agashinga umuryango. Uretse umuziki, bakomeje gushyira imbere amasomo yabo, bakomeje kubera isomo ab'urubyiruko ko bashobora guhuza impano, kwiga n'umurimo. Ese indirimbo zabo ziri mu mutwe ni zingahe? Komeza kubashyigikira ureba indirimbo yabo nshya bafite, ikaba yitwa Ibendera.
ni indirimbo biteganyijwe ko izakomeza gukundwa ibihe n'ibihe kuko ubutumwa burimo ni ubutumwa bushingiye kuri Bibiliya kandi ubutumwa bwa Bibiliya ntibusaza. Niba tugiranye ku musozo turagushimiye cyane.